Iryo jwi wumvise si iry'imodoka cyangwa inyoni, ahubwo ni imifuka irimo gufurirwa mu mazi rwagati. Iyi mifuka bayikura hirya no hino aho bubaka, ubusanzwe bipakiyemo sima, ariko bo bayibyajemo umusaruro kuko ngo ibatungiye imiryango yabo. Ariko ubu ngubu iyi mifuka yanteje imbere. Iyi mifuka ndagenda nkayizana nkayikora nkajyana ku isoko, simbura nka 20 nzana cyangwa nka 30. Iyi mifuka tuyifura gutya. Uri kubona ko twayihaye n'utwo bafatiraho. Tukayizana hano rero tukayifura, twamara kuyifura tukayijyana mu isoko by'Abanyabugogo cyangwa Kimironko. Hirya gato y'umugezi mu gisambu, iyo barangije gutunganya barayanitse. Ku rundi ruhande rw'umugezi hari umugabo wicaye mu dutsina dukeya, arimo aratunganya imifuka yarangije gukoramo udukapu, wabyita gucuma. Kuri we ngo umufuka ni ikintu gikomeye kuko awubyazamo ibitunga umuryango we w'abantu 4. Ni neza kuko bibashije kuntunga bikanongera n'umuryango, ariko kibashije gutunganywa neza. Aka nk'ubu kajyamo ibiro bingahe? Kajyamo nk'ibiro nka 20. Ubwo rero imifuka nkishyuramo inzu, intungiye n'abana bakabona amata, bakabona icyo kurya. Nta kibazo mfite ubu, nta mugabo nakinjiza mu nzu nakoze iyi mifuka. Twebwe ukuntu tubeshejeho, ubu abana bacu bararya. N'ubu baranatangiye turabishyurira amashuri. Abandi babyeyi nabo bagaragaza ko hari abavuye mu buraya, abandi bakava mu kuzunguza bakaza gufura imifuka bakoramo udukapu bakayigurisha ku masoko atandukanye. Bagaragaza ko byibura babona 200,000 bakura muri iyi mifuka barangura igiceri cya 40, ariko bajya kuyigurisha bo bakawugurisha amafaranga 100 cyangwa 90 ku munsi, ngo bashobora gukorera byibura 50,000. Kuri bo ngo ni igishoro. Ariko kandi hari icyo basaba abandi bagore bagaragaza ko kazi kabuze cyangwa bakirwa bateza amaboko abagabo babo. Benshi bavuye mu buraya kuko hari abantu bakoraga uburaya, ariko twarabegereye nyine turababwira ati muze tubereke ikintu mukora aho kugira ngo mukomeze mukora uburaya. Ngiye yaneje imbere cyane ugereranyije nka mbere uko nari imeze. Urumva nko gutega umugabo amaboko ngaze ngagira icyo aguha, hoya ibyo ngibyo ntago tukibikora. Tujya gushaka imifuka ku mashantiye tukaza tukayifuramo hano tukajyana ku isoko, natwe tukaza tukiteza imbere nk'abagore bina muri Nyabisindu. Mu gihe bamwe bataka ubukene kubera kubura akazi, abandi bo bahisemo gushoka imigezi no gushoka ahubakwa amazu bashakisha imifuka bakoramo udukapu duhahirwamo kandi bikabatungana n'imiryango yabo. Nyamara hari abandi bagaragaza kutagira icyo bakora muri iki gihe bitewe no guhagarikwa ku mirimo bahoze bakora mbere y'umwaduko wa COVID-19 yaje kugira ingaruka ku mirimo itandukanye. Bamwe bakirukanwa mu kazi kubera ubushobozi buke, abandi bagahagarikwa igihe runaka. Barataka ubukene bukabije.